ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabategura igice cya mbere cy'umukino Intati ntisigana n'amahano. Wanditswe na Kubwimana Serafine unonosorwa n'itorero indamutsa. Umwana w'umuntu Imana yemeye ko agera ku isi ntuzamwita umwanda, kuko nubwo we wumvaga ko ari wo wagize uruhare mu gutuma agera ku isi. Bityo wari ukwiye no kurugira mu kumukuza, ariko nutarugira ntibizamubuza gukura. Gusa wibuke ko aho azerera hose ari amaraso yawe azerera. Dukurikire umukino. Ese wakongeye ugakomanga Mugeraso? Adeline, wadukinguriye koko tubizi uri hano mu nzu. Ariko Saderi, ubu koko aka kanya yakaremye na Mugeraso n'inshuti zawe kuva kera turi abana. Uduhinduye abanze. Kubona dukubita amaso ugahita wirukankira mu nzu ugafunga koko nkaho turi abagizi ba nabi. Ubundi se muri abaki? Mbese muri aho mukecuru? Karamutswe n'iminsi, karamutswe n'ibihunyira n'ingunzu wankoze yibibiwe. Yamaye nka rero. Agatsinda ugira ngo ntagira amatwi yumva. Se we nabwiye ko nashaka kuzongera kukubonana n'umwana wanjye. Yego ko mana yanyu mu cy'umukecuru. Ego kuki Mugeraso? Ego kwiki? Nakosa yakwisa atakwitegereje. Izo soni ntizikuranga iyo uzigira ntiwari gushyikira mugenzi wawe ajya gukora amabi yakoranye n'iriya ngegera y'umuhungu mugendana. Yamaye nka rero. Mugeraso, uramuke ngendagiye. Kagende bwire gahure n'ikamyo imanuka mu bunyereri kunyerere ku mutwe wandyaryawe. Wabonye ntagiye mu buyobozi kukure kugira ngo nishimiye ko wampemukiriye umwana wangegera we. Mana yanjye we mukecuru, ndakumvura babaye ariko witukana gutyo kandi uri umukristo. Mwarebye ko ndi umukristo nk'abanyakamwe utagira kirengera maze umwana wanjye umwe mu mukorera gataro gacitse. Mugeraso, narakwizeraga. Narinzi kuri imfura nka so Nyirimbibi. Ariko ubonye ngo utinyuke koko. Kuri byabaye ku nshuti yacu nta ruhare nge niyakaremye tubifitemo mukecuru. Ntihazagira ugaruka hayigize inshuti y'umwana wanjye. Ubucuti bwanyu narabubonye di. Mwebwe muzi igisobanuro cy'inshuti? Murakizi? Inshuti ko ari iyo mujya inama, yabona utanyika kugarura utarayoba. Icyo wamariye mugenzi wawe ni iki? Ubu se ko kuramuca inshuti ze kandi arizo yarakeneye mu bihe nk'ibi ngibi, urumva utari kumuhemukira koko? Yahemukiwe n'uwamuhemuje ari umwana w'umukobwa agatinyuka agakora amabi. Basi se ko nge ndi umukobwa mugenzi we ukaba udakeka ko ari nge twakoranye ibyakozwe, wambabare nkamuvugisha koko. Taha Mugeraso. Mana we. Giwanyu baragukeneye ndeka mbanze ntuze nakira ibyabaye ku mucuti wawe di. Mukecuru, wambabare nkavugana n'inshuti yanjye Adeline nubwo byaba umunota umwe. Izo namushaka kumugira utamugiriye mbere se urazimugira ngo zimumarire iki mukobwa? Ndakwinginze mukecuru, ndakwinginze umunota umwe wonyine. Uyu mukobwa ni bwoko kira? Ndabizi ko unyemereye Adeline yankingurira. Impamvu yakinze nuko wamutegetse kutazongera kutuvugisha ngiye niyakaremye. Wivuga iriya ngegera y'imbunza murizo. Sha asibesha umwana wanjye avuka se nawe nzahita muterura mu mujyaniri wawe. Mana yanjye nukuri sinarinzi kutukana bigezaho mukecuru. Ceceka hose. Aderi, kingurira uyu mukobwa kandi mbahaye iminota 3 gusa. Nese turaganira hahagaze mukecuru. Nukuri duha kanya gato sindenze iminota 3 mpaye. 3 nabahaye iminota 3 kandi ndagaruka. 3 nirangira ndagaruka. Ayiwe Adeli, uzi kuko amarira yawe atemba mu bitugu byanjye ariko numva nanjye naturika nkarira. Uzi ko kwicara mu ishuri mu mwaka wa 6 twimukiye mudahari numva bigenda binanira. Adeli, mpamvu nge niyakaremye tuje kukureba ko ushaka kumenyesha ko wa mugome waguhemukiye agiye kwimukira. Bose ndakwinginze menyesha ubuyobozi ibyo yagukoreye abiryo sibyo. Akira kanaka baruwa yakaremye yamaye ngo nze kukaguha kuko yakeka ko turi buhasange mukecuru daforoza ntatume muvugana. Ihangana Adeli. Urakoze. Ahubwo rero reba uko njijishiriza mama njye kureba umugabo ataragenda.
ngo ngwiki naho ibyo kumurega byo ntacyo byamarira nawe urabizi ko 18 nyifite. Ndekura Pima, ndekura. Ariko se w'imyaka kandi nari ngukumbuye Adeli. Ndekura yewe ubanza usobanurira ibimboni byari byo. Ndekura ariko sinakubwiye ngo ndekuye. Ubundi ko wazinze ibintu byose nk'uwimutse ukaba warugiye kwimuka utambwiye. Tuvuge ko message nakoreje utayibonye se. Banzo mpikibizo basubunduze mu cyumba ngo usobanurire. Nongeza amahirwe ugera hano matora ntarayizinga. Ngo ngwiki? Ngewe nze mu cyumba cyawe, ubwo nahinjiraga ibyambaye hose ndabiyobewe. Ngwino yewe ntukigire nk'utabishaka kandi meze ko nawe unkumbuye. Ngwino mbwira aho wari waraburiye. Nta handi naburiye, maze iminsi ndwaye kandi mama kimenye ibyambayeho yahise antegeka kutazongera kuva mu rugo. N'ubu ndamutorotse. Wararwaye? Kuki utampamagaye cyangwa ngunyandikire? Waretse kwijijisha Ipima, ko mbere yuko mama nyambura telefone nzi ko nakwandikiye message. Yarayikwambuye se? Mwihorere nzakugurira indi mukobwa mwiza w'amaso meza. Yego. Kwa maso meza reba nimbabaza bongamwe amarira se byakugendekeye bite? Epima injijisha nzi ko nakwandikiye nkubwira ko ibyo twakoze byankozeho. Kandi kuko mama ubwo ari we wanjyanye kwa muganga gahita amenya ibyabaye yahise ndakarira cyane abandi batangiye yanga kumva mu rugo. Simbyumva ibi cyadiri. Maze iminsi ndwaye nkuko maze kubikubwira nagiye kwa muganga babura indwara. Uko nkomeje kurwara mama aranshorera ajya kunyivuriza. Ariko rero ubanza ucece cyadiri. Ese kuko wasangurira yavuga ko nkukubise yavuga ko nkugize niko. Nyine warukimbwira ko mama wawe yakujyanye kwa muganga. Hanyuma se bagusanganye indwara idakira igisyo. Oye Pima ahubwo basanze ntwite. Ngogize ute? Basanze ntwite yewe. Kandi inda ni yawe. Niyo mu biruhuko nawe urabizi ko ari bwo wanyigishaga. Sohokera mu nzaderi. Genda. Hatutazangereka urusyo. Ubwo ni wowe uncushubikanya gutya Pima. Ariko abakobwa mwabaye mute? Muzajya mumara kurangara no kwiyandarika babatera inda maze murindagirire ku bantu. Pima ni wowe umbwira ngo nariyandaritse. Wariyandaritse nyine. Uzi neza uko byagenze? Uyoboye ko ari wowe waje umbwira ngo warankunze ngo kuko nsara mushiki wawe twitiranwa gutakiriho hanyuma ugatangira kunyigisha imodoka mu gihe cy'ibiruhuko ibyo akurikiyeho byose ntubizi. Hanyuma se kumva nakwigishije imodoka kwigisha imodoka bitera inda. Nayitwaye kubera ibyo utabiwewe twakoranaga iyo wamaraga kunyigisha ibyo nshakagaho nkinjira ahangaha mu kanya gashize. Nubu byemeye sinabyanga ariko ibyo kuvuga ko naguteye inda ubyibagirwa Deri. Ubyibagirwe rwose nawe urabibona nambaye impeta y'abashakanye. Bivuze ko mfite umugore wanjye nahisemo mu bandi tukabana ni nawe utwite ifura yanjye iri hafi kuvuka. None ngewe urumva ngomba kubigenza nte? Ubigenza uko ubishaka kuko nta gahunda nari mfite yo kubyarana nawe wa mwana w'umukobwa urumva. Niba utarateganyaga kubyarana nanjye subu wabikoreye iki? Wabikoreye iki ko Pima? Naguhaye ibyo wifuzaga nkwigisha imodoka ku buntu nkugurira telefone nanjye mu byo nari ngukeneyeho. Uwo mwana rero nuko mushakira undi se kuko sindi se sinzanabawe urabyumva. Sinzamumenya nawe ntazamenya. Nawe urabibona ko usanze nari nzinze ibintu byose urumva misiyo nari mfite naho irarangiye abanyeshuri nigishije bakoze ibizami ngiye gukorera mu tundi turere. Ntibishoboke Pima ntibishoboka ntiwampemukira gutyo ngo unsige mu bibazo uzi neza ko ari wowe wanshutse. Ari we urakoze cyane Kagoye. Ubuse kurushywa n'ubusa koko nzakira nkwiture. Humura uzakira Mukaruta. Kandi rwose ibyo kunyitura si ngombwa. Ahubwo ninjye utabona icyo nkwitura. Naje muri uyu mujyi nje kwiga ndindagira ntaho ufite aho mburancumbikira. Iwawe nahahuriye na Epima cyarankunda turabana. Urumva hari ideni ufitiye koko? Erega Kagoye hari ibanga ntakubwiye. Ibanga? Yego. Ibanga rimeze rite Mukaruta? Byuko urwaye indwara utazakira se? Buriya wageze muri uyu mujyi maze kugabanya amarere. Kazi nakoraga nsa n'ugahagaritse. Sigaye ntunzwe n'inshuti twabanye. Kuko nizo zampaye igishoro ntangira gucuruza icyayi, amandazi na capati wasanze ncuruza. Ndabyibuka ko n'utwo wacuruzaga twaje gukendera kubera uburwayi. Kubona ibidutunga byari bigoye. Rimwe na rimwe twategerezaga ibyo wacu banyoherereje cyangwa nabona akaburuse ngahaha.
nageze muri uyu mujyi mfite imyaka 13 gusa yonyine. Narotse inkoni za muka data no kunteranya n'umugabo we nawe akankubita. Natahariya mukuru wanjye mwari inshuti mu bwana bivuga kenshi ngo wari waragowe ngo rimwe na rimwe akagusabira iwacu icumbi ngo kuko wabaga wirukanwa ari n'injoro. Ubwo data yabaga atashye yanyoye, hanyuma uwo mugore wabaga wiriwe atanyoroheye akamunteranyaho ngakubitwa. Nabona ngiye kuhapfira nkaturumbuka nkiruka, kandi nahitaga nirukira iwabo wanatari inshuti yanjye. Izo nkoni zatumye nturongera nza mu mujyi nzanywe no gushakisha mama wacu wahabaga. Mubonye nagize ngo ngize amahirwe, ariko nawe aho kumbera umubyeyi ngo nshyire mu ishuri nk'abandi bana, amindura umukozi wo mu rugo rwe. Ayiwe, tekereza umwana w'imyaka 13 y'amavuko gukora imirimo yo mu rugo rurimo abana 3 b'indahekana. Nkamesa, ngakora isuku, ngateka bimwe nkabikora nabi, nkatukwa ngacirwa mu maso, kandi nkaryama amasaha abarirwa ku ntoki kagoye. Yewe, ndumva bwari ubucakara n'ukuri. Nabonye byanze, nawe ndamutoroka, kandi nturokeshwa n'umugore w'inshuti yajya kunshakira akazi ko mu rugo kwa musaza we mu Biryogo. Kuko aho bari bafite undi mukozi w'umuhungu, nabaye nk'uhumetse. Yibura wararuhukaga. Bari bafite umwana umwe kandi niwe nari nshinzwe. Yego senge. Umubyeyi waho yari umuntu mwiza, akankunda. Rwose sinamuvuga nabi kuko ninjye wahikuye. Yumvira kandi ugusa aho hantu nkaho kuki wahikuye koko. Abakobwa bageze mu bwangavu no kutumva ko abo n'ubizi kagoye. Ewe, natangiye gukundana n'uwo musore wahakoraga, bigatuma twembi twica akazi ko mabuja atashye agasanga nta cyakozwe agatungana. Yumvira bidateye kabiri abanteye inda, mabuja amenya ko ntwitaranyirukana. Mana we, none se uwo mwana waba hehe koko? Wonye ndeka nkamubyara wenda ko ari Imana yari yarangeneye kagoye. Yebawe, umusore wayinteye yaranshutse ngo njye gucumbika mu bakobwa twari duturanye bibanaga, azasezera akazi tujye kubana. Ahubwo abo bakobwa bakoraga umwuga w'uburaya. Ibageramo rero bakamenya ko ntwite baransetse cyane. Bambwira ko ngiye kwicira ubuzima cyane, ko wanteye inda ari umuboyi utazagira icyo amarira. Yebawe, niko kumfasha gushaka uko nyikuramo ntanze n'utwo nari narakoreye twose. Mukarutamu we, ubitse amabanga menshi koko. Twabanye iriya myaka yose ubitse ibyo bintu muri wowe ntiwabimbwira. Ndashaka kukubwira impamvu nataye icyizere cy'ubuzima, nuko nabanje kukubwira amateka. Ndakumva mama. Nyuma yo gukuramo inda rero, nanjye nahise ninjira mu mwuga bagenzi banjye twabanaga bakoraga. Uburaya cyane rwose. Narawukoze karahava, nari inda international. Yebawe, iyi nzu mbamari nayo wansanzemo nkayigucumbikiramo imyaka 4 wize kaminuza. Nayikuye muri ako kazi. Najyaga nibaza impamvu utashatse umugabo bikanshobera, ariko kubera kuko basingira icyo nkubaza kandi simbitindeho, kuko muri ubu buzima abantu bagira amahitamo atandukanye. Utubana sinamubuze, ariko imyaka namaze mu kazi nakoze nabonye benshi bituma mbazinukwa cyane ko nabirekeshejwe nuko nakuyemo virusi itera sida. Ngumbuki ngo wanduye warayanduye Mukaruta? Warayanduye? Narayanduye, nkomeza gukora uwo mwuga mbizi, kugeza ubwo nabashije kumvira inama z'abaganga, ngenda mbigabanya buhoro buhoro, kugeza ubwo navuga ko nsa n'uwabiretse nkanemera gufata imiti. Ariko aho bigeze umubiri wanjye urananiwe kagoye. Wivuga utyo Mukaruta, wivuga utyo rwose. Nukomeza gufata imiti neza ukanakurikiza amabwiriza ya muganga, ubuzima buzakomeza bwisunika. Wapi kagoye? Noneho ndananiwe, inyama zo mu nda yanjye menya zinaniwe. Noneho ubwo nibihaha byafashwe nagiye tu. Wivuga utyo yewe, ugomba kubaho ukazabona umwana wanjye nawe agakura kuzi nk'umuntu wangiriye neza. Kutambwira amakuru yo kwishuri se? Ni ibisanzwe Adeli. Gusa nyine sheri wawe umwana mwicaranaga yarakubuze. Uraseshaho ko nge nawe ntawe tugihuriye. Amashuri yanjye pimake yashyizeho akadomo. Uziga rwose Adeli, ko nyuma y'impanuka mama wawe yakoze yirukanye Yakaremye yaciye bugufi se, urabona numara kubyara utazakora kugasubira kwiga?
uravuga utyo nk'aho mfite uwo nzasigira umwana wanjye mugira so. Uravuga utyo nk'aho uyoboye ko kuva mama yanyirira akitura hasi yavunitse umugongo ku buryo ntacyo kibasha gukora. Nubwo ntwite uyoboye ko mba nca hirya no hino kugira ngo tubeho koko. basi uzamusigire mama wanjye aracyafite imbaraga kandi nzaba ndangije ndi mwarimu nzagufasha uko nshoboye usubire kwiga kuko wari umuhanga Deri. Ni mwige mwe mwabihaye agaciro mugira so. ese mwana wanjye wamubwiye ko diporome yawe wayibonye ariyo ndawegamanye? Nabimubwiye nuko yumva nabi mama. Njye siko mbibona kuko nzi abakobwa barenze umwe ibyo byababayeho kandi nyuma yo kubyara ubuzima bwarakomeje. Ubwo ugiye kumuha urugero rw'umukobwa wa mwarimu ukayinamura? Niko se muko uwo kose na nyina ari abarimu bakaba bafite nuko barera umwuzukuru wabo. Njye nzamureresha iki nyina adahari? Nzamumufasha nte kubona namugaye? Mugira so waretse tukaganira ibindi koko. Mbiswa nigendere mareke mwa bakobwa mwe n'ubundi narinje gufata umwitero wanjye. Aderi akiri ibaruwa yawe nari gutwarwa n'ibiganiro ntibagirwa kuyiguha. Nizere ko atari yakaremye wongeye kunyandikira mugira so. Amagambo wambwiye ubushize nayasubiyemo ko yavuze rwose uko utakimushaka ko ntaho mugihuriye. Ariko usubu kuko mu bakobwa twiganaga yakaremye yabuzemo umukobwa muzima witonda akunda. Kuki akomeza kunyihomaho? Sinshaka gukundana n'iyakaremye, sinshaka kwishyira mu rukundo rutazashoboka. Ndabizi neza ko amaboko atareshya ataramukanye. Nanjye byaranyobeye pe. Ibyanyu byatangiye turi hafi gukora tronco tugira ngo ni ibisanzwe none type yarabikomeje. Kandi umuntu utarakajwe n'ibyo wakoze ukaryamana kira kigabo cyaguteye ndamukundana ushatse wabona ko atazakureka gutya. Nubwo nateshutse kubera ibishuko bya Epimake suko ntakundaga iyakaremye nawe urabizi mugira so. Ndabizi rwose. Gusa urwo namukundaga nararutatiye narahemutse ndamwinginze azamfate nk'umuhemu. Ikindi mu gihe gito ndabandi umubyeyi ngomba rero kwita ku mwana wanjye ndetse na mama wambyaye utagifite imbaraga zo gukora kubera ubumuga. Wasomye ibaruwa yakwandikiye se byaba ngombwa ukamusubiza ariko ntumbwire amagambo yaragenewe undi muntu. Ntayo nsoma mugira so. Uyu musubizo ko yayiguhaye nibwo azancikaho. Ugenda umubwira uti Adeline yantumye ngo ntakiri wa mwana mwakundanye mwicarana ku ntebe y'ishuri musubiranamo amasomo mugataha mufatanya agatoki ku kandi mutera intambwe 3 mugahagarara mukaganira byinshi mu minota mike mugatandukana mutabishaka kandi muzi neza ko ejo mu gitondo muzongera mugahura ndetse mukirirana. Urumva ibyo byose nabyibuka koko Adeline? Wabyanditse kweri ko numva ntashaka kumwandikira koko mugira so. Nukuri byandike kuko ejo naba nabyibagiye byose ugasanga mvuza amagambo yanjye kandi ushaka kumubwira yawe. Nawe urarushya. Icyo nzi nuko iyakaremye gukunda urukundo rw'ukuri. Urabizi n'umuhanga cyane. Hariya ku kigo cyacu abakobwa benshi baba bamushagaye ngo abasobanurire abandi bifuza kuvugana nawe ariko aho ugendeye ninjye ngenye navugisha kuko azi ko afite inshuti yawe. Kandi nta kindi bashaka ko tuganira uretse wowe ambaza uko umeze mu by'ukuri yifuza kukubona nuko mama wawe yamwicira hano. Nuko namwinginze ngatakamba yashakaga kujya kumurega mushinja ko ari we wanteye inda. Uzi ko yandahije mfashe kuri Bibiliya we ngo ndahere ko umwana ntwita atari uriya muhungu. Murakoze cyane murakoze pe murantunguye. Nkuko se abakobwa beza ko barira cyane. Nubwo bakimunzanira bari bamujyanye kumukarabya musanze n'ubana no kumuhibere yananiwe kurifata. Ngaho mpera umukobwa ibere rero wimuriza rwose. Koga mwisha icyo kikere iyakirira kabere umwana wanjye. Wirira dore papa yakuzaniye impano nyinshi kandi aragukunda. Wavuze ko yazizaniye nyina. Izo nzaho umukobwa wanjye zirarenze mukaruta. Tekereza niba nyina hawe nuvo modeli umwana wazahabwa iki? Ariko rero wigoye sheri imodoka yanjye yari ikirishye. Ndabizi ko yari ikirishya ariko umugore wambyariye imfura sinabura kumunezeza. Kagoye nari mari byose narabibonye. Ariko abaganga bubu nabagome barakwinjije ureba filime yose uko igenda. Iminsi yamaze kunda naraho hafi. Ubabari yagize narabubonye. Binanze bagafata icyemezo cyo kumubaga naraho. Bambaje niba ashaka kwinjira sinajuyaje rwose narikirije. Umukobwa wanjye akivuka bamumpereje mu maboko. Uzi ko buryo uri ikinyepima.
nagize akantu k'akoba ariko ndikomeza nk'umuntu w'umugabo ariko ndikinya nk'uko ubivuze kuko muganga yarambwiye ngo hari abagabo binjira bakomeye ngo yajya kubona akabona agize isereri yituye hasi cyangwa agasohoka yiruka. wowe wari ukomeye bamaze no kuguhereza umwana wahise umuzana umundambika mu gituza nk'uko muganga yari abikubwiye kandi ubikora nk'uwakoze kwa muganga. Erega nanjye ndi muganga w'imodoka mekanisiye karifiyedi. uvuze ko kumukanisha ahurira he na muganga uvura abantu? wa mugani byose bisaba gushirika ubwoba. Ni ukuvura byose. ubundi iyo uryamye munsi y'imodoka ukanika n'uwamaze kwakira ko ishobora kukwitura hejuru bikarangira cyane rwose kuko izo mpanuka zijya zibaho. ngewe rero ndatashye burije. oya shawe ugenda utariye ihangane dusangire shera kujyana kugeza iwawe. amasaha yagiye reka ntahe nibiba ngombwa ejo nzagaruka akagoye. ahubwo se ko uyu muntu akeneye umuntu umwitaho wabaye uje hano Mukaruta ukamuba hafi nibura ibyumweru 2. urakoze Pima nashatse kubimusaba ndabitinya kuko nzi ku rugo rwe nta wundi muntu ururimo. amase ko ntawe wicisha imbeho wakwihamiye hano Mukaruta. naje ntabiteguye ni ukuri. ikizi uyu mugoroba nataha niba ari ugufasha akagoye ibi byumweru 2 kuko akibyara ejo nzagaruka. ni ukuri urakoze cyane Mukaruta nari nkeneye umuntu mukuru mba hafi. umukobwa mfite nibwo bakimuvana mu cyaro cyaje baje bataramenya akazi. Nataliya nawe wari kuza kumfasha ngo nawe umukobwa we yarabyaye. yarabembwiye. ngaho bo twiganye batangiye kuzukuruza. wivuga utyo sha buri wese muri iyi saha afite ubutumwa bwe. wowe uri uw'Imana yampaye ngo mbe hafi kandi uyu mukobwa wanjye niba ushaka ko akwita nyirakuru iryo zina zari kwita rwose. ndabishaka cyane ahubwo kandi birujujwe nta rindi zina zampamagara ni grandmama. shafa narangije ikizami mugira se. Hano kuri pe. Mu byukuri n'ibiki wandikaga bidashira. Ndeka sha cyandiye ahubwo mfite ubwoba ko nshobora kutazabona amanota nifuza. Aho mara rwose uzabona ariko ntugakorere ku bwoba. Ngaho rero mbwira ko icyo nagutegerereje urakize. Sha bagiye kwa muganga mu gitondo ariko nawe urabyumva ubusinzi uko bimeze. Ayaya. Ariko mana nyagasanisha nta kibi nko kubura kugera ku muntu wakunze kandi ntacyo wamucumuyeho. Umunyamukuru wawe mba mpari rero mbikubereyemo yewe ntuhangayike. None se waguherekeza kwa muganga ngasigara hanze ukagenda ugatatu ukanzanira amakuru mugira so. Wabimenye rwose ubu niho nerekeje. Sinataha ntagezeyo ngo menye niba Adeline yabyaye cyangwa atarabyara. Ashobora no gukenera ukuntuma mu rugo rega. Ahubwo rero Sharon rero ko turangije ibizamini akaba asigaye gutegereza kuzabwirwa amanota. Ndabyumva. None ndashaka gusaba ngo niba bitakugoye cyane nugera usabe mama we hitahira usigara bari umurwaza. Urumva nashobora kurwaza umuntu ugiye kubyariya kare ko ntazi uko babyara urumva ibyo nabivamo koko. Kumurwaza se hari ubuhanga burimo. Nyine kera mama yigeze kunyohereza kwa muganga kurwaza amasenge wari umaze kubyara bamubaze ariko rwose sinzi ko nabishobora. Mugira so mbabarira ubinyemerere pe nibwo nabona uko magera. Ariko Adeline ko yavuze ko adashaka kuvugana nawe wamuhaye amahoro koko. Nubwo nahagarara hariya nkamurira gusa mugira so gusa ndamukumbuye cyane pe. Iya kare nawe rwose unkoresha amakosa menshi. Uzi impano maze kwa Adeline nzitirira kandi ari we waziguze. Ibyo nta kibazo rega n'ukuri. None se ko twari inshuti ko turi batatu nubwo hajemo ikigabo kikamutwiba kikamutesha umurongo kikamutera inda. Cyarangiza kikanamutesha ishuri cyo kabura ubugingo. Ibitindaho biriya byagombaga kuba. Kandi byabaye kuri Adeline byambereye isomo rikomeye. Nta muntu waza nyigiraho marayika w'umucyo ngo mbyemere rwose. Uranyemereye se we? Ugiye kugenda usimbure mama we? Ubundi mu gitondo nzinduke kare nteke mbagemurire. Umwana urukundo ruzamusaze. Ariko nkubwire mugira Sasha ntushobora kubyumva utarakunda. Ariko umunsi byakugezeho zambwira. Ndabikoreye kare. Kandi ndabizi mama wa Adeline muri iyi minsi arwaye umugongo. N'ubundi kuba ariyo nuko nta wundi yabonye wo kuhamubera. Shano kurakoze cyane mugira so. Uri inshuti yanjye na Adeline nziza pe. Ibyo mfasha mu byose ngo numve nkomeje kwegera umukobwa nakunze. Sinzabyibagirwa. Yo. Ndagushimira cyane ko wambereye umuntu niyumvamo nkakwisanzuraho nkakubwira ibyanjye byose kagoye. Mu by'ukuri aho mbikubwiriye nararuhutse. Ubwoba bw'urupfu nari mfite bwarashize. Nsigaye numva nkunze ubuzima. Ugomba kwirinda kwitesha umutwe ugakurikiza amabwiriza yose uko muganga yayaguhaye.
siko buriya igihe narwaragurikaga ari uko nari maze kwiheba ntagifata imiti neza kandi nyine ntabura icyo ndya ngaceceka simvuge nabona uwo mugabo nkaba ndamwemereye kandi nkabikora ntanirinze nzi neza ko ubuzima bwanjye ari buke mu by'ukuri wampaye kubaho Kagoyi wanyereye imbuto nziza umpisha kuko ruriya mwuga tubana kuko nari kugira ikintu ku mutima ntakubeshye nanjye nzakubera umwana utabyaye Mukaruta. iryo jambo rinyongerera ibiro ngashisha numva iyo umbwiye ko uzambera umwana kandi ikindi gushimira Kagoyi nuko utigeze uncira urubanza na rimwe cyangwa ngo mpakato. Naba ngucira urubanza nkande Mukaruta ndi Imana se ko ari izi byose naguha akato se ubwo njyewe nzi ko ejo bizaba bimeze biti. Nukuri warakoze kumpa igishoro ubu ndacuruza amavuta yo kwisiga kandi biragenda. Ariko rero hari akabazo k'amatsiko mfite Mukaruta. Mbaza ndagusubiza Kagoyi. Mu by'ukuri numva ubuzima bwawe buteye amatsiko umuntu yakwandikaho igitabo. Muri uwo mwuga w'uburaya wakoze mu bagabo bose wagiye uhura nabo nta n'umwe wigeze wumva ukunze. Burya indaya natwe turi abantu nk'abandi Kagoyi umutima ukunda turawugira. None se koko kuki utakunze nk'umwe ngo mwibanire wenda mubyarane uwo mwana? Urumva benshi duhura umuntu ari mu kazi ariko mu by'ukuri nakunze umwe kandi uwo nawe yarankundaga kuko ni nawe wanguriye iriya nzu yanjye. None se kuki mutakomeje urwo rukundo we? Yarankunze ngurira n'iyo nzu ayinyandikaho kuko twahuye nawe afite agahinda yari atewe n'uwo bashakanye ariko ntiyari uwanjye nyine niyo mpamvu tutagumanye Kagoyi. Byagenze bite nyine kutambwira? Ndaya n'utuzi cecekere Kagoyi rewe. Tubireke kuko ntushaka kubimbwira Mukaruta. Iyo udashaka kumbwira ikintu ndabimenya. Nanga gusubira mu gahinda nagize icyo gihe Kagoyi kuko kugira ngo ntandukane na Fideli byatewe n'indi ndaya mugenzi wanjye nari naragiriye neza nkayicura. Icyo gihe narababaye mfata idolari ryanjye ry'ijana nari narabitse narishyuwe n'umuzungu twigeze guhura tukabyumva kimwe. Nuko njya mu kabari niyemeje kunywa kugeza azinyije. Kamaze kungeramo rero utangiye kwiyenza ku muntu wese uri aho n'umugabo nkamutuka. Ikiza ariko yari yaramaze kukugurira inzu yaranari kwandikishijeho. Inzu ninjye wagiye kuyishakira ndayigura nandikirana na nyirayo kuko icyo gihe we yari ahugiye mu byo gutandukana n'umugore we mfite icyizere ko azaza tukabana. Basi si yo ndaya yamugutwaye yo barakomezanyije ku buryo ubu bari kumwe. Ubyahese ko batandukanye batamaranye kabiri. Kandi Mukaruta munanga umuntu mpemukira ku buryo ntari kongera kumvikana nawe. Icyo gihe nahise nzinuka cyitwa umugabo tugahuzwa n'akazi. Yarakubabaje kandi yarabaye wa kabiri ntibyari kuvamo. Yari uwa kenshi Kagoyi. Umugabo wa mbere wampemukiye ni data wazanye undi mugore hatarashira n'ukwezi mama apfuye. Akamfata nabi ntagire icyo avuga bigatuma mva iwacu. Uwa kabiri ni wa musore twakoranaga twakundanye ndi mutakantera ndakambeshya ko tuzabana. Yamara kuncumbikishiriza mu bakobwa b'abaturanyi akansezera ambwira ko atareka akazi ke kuko ariko kamufasha kwita ku babyeyi be bashaje. Wa gatatu rero nuwo ubwo ndavuga bw'umutima wanjye wari ufitiye icyizere. Naho ubundi mu mwuga aho nahahuriye na benshi bampemukira kuko n'uwanyanduje virusi itera sida ni umugabo. Mbega ubuzima. Ngero mbaye ngiye mu gikari rwose muganire mwisanzuye nta kibazo iwacu bagiye mu bukwe ahantu kuri cyangwa mbe ngiye iwanya Deri kugira ngo umwana nakanguka mukuzanire. Ugiye iwacu wamufashije cyane kugira ngo tuyizere adakanguka akarushya mama. Ariko se kutihuta mugira se? Nagiye rwose. Ayihute. Ese ubwo kumwuhura we? Nanjye rero sintinda ndashaka guhita ntaha nasize mama atameze neza. Rero buriya rero humura singutinza. Nta kindi nagutumiyeho nuko gusezera Deri. Ngo kunsezera. Ugiye he? Agira bene wabo hanze sha. Twabishinga se Deri agiye kwiga mu mahanga. Wow, mbega byiza. Urabikwiye kare. Kwifurije amahirwe n'ukuri. Ariko se uracyari hafi ukora iki ko twaguhaye isini? Nagiye mama we. Genda rwose ndabizi ushobora gutuma Deri nansubiza ibyo atatekerejeho neza. Deri. Karame. Mbere rero kwerekeza mu yindi si hari icyo nshaka kumenya. Urashaka kumenya iki se mugenzi wanjye? Ndashaka kumenya niba nibura mu mutima hakirimo agashashi gato k'urukundo nkunda. Urumva ibintu mbaza ko kiyakare. Deri. Narakwandikiye. Nagutumye inshuti. Naje kukureba nishe ko nzi ko n'uyu munsi mama wawe anyanga. Nubwo azi ko atari ngiye yaguteye inda.
azi ko nayitewe n'umuntu watwigishaga imodoka kandi azi ko ari we wanjyanaga kuyiga. Ibyo tubireke rero nsubize icyo nakubajije. Iyakare ndakumva. nakubwiye ko twakundanye tukiri bato. Utubaro wanyandikiraga tukiri abana kugeza ubu ndatubitse. Ariko hari icyo wirengagiza. Iki se kandi? Urukundo warukundaga umukobwa mwiganaga. Ubu ngubu utakiri umukobwa kandi utakinashoboye no kwiga. Nta cyakubaye ntaza Deri. Kandi ibyo nzi byose ntibyigeze bimbuza kugukunda uko nagukundaga. Ngere icyo nshaka kumenya ni kimwe. Uracyankunda mbere uko ngenda? None si Iyakare. Ndakumva. Numenya ko nkigukunda birakubuza kugenda. Ndakomeza gahunda yo kugenda ariko byibuze ngende mfite icyizere ko nsize umukunzi nzagaruka nsanga. Ndeka kugenda umutima uhagaze. Iyakare. Ndakumva. Genda wiga umutima wawe utuje. Kuko rwose nagerageje kukwikuramo birananira. Nakwandikiye nkubwira nabi ngutuma inshuti yacu ngikubwire ko ntakigukeneye aho kugira ngo unyumve ukarushaho kunkunda ndetse no kunkorera ibikorwa bituma ngukunda. Ubuse mvuga ko nibagiwe igitondo wazindutse umenengana n'amasororo ngemuriye narayembyaye. Ihangane ubwira Deri no kwihangana. Ubuse mvuge ko ntagukumbura nkarira ubundi ngafata ka gafoto twifotoje turangije umwaka wa 3 twicaranye ku ntebe y'imbere umfashe ku rutugu abandi bose baduhagaze inyuma akaba ariko nturu rukumbuzi. Deri nukuri urakoze pe. Ndabizi neza ko impano zose nakira atari Mugirasoni wabaga haziguza ari wowe Iyakare. Ngo ariko se nk'ibi ni ibiki? Mugirasoni naye ntazi kubika ibanga naza arambona. Aransobanurira ukuntu yatinyutse akabikubwira twarabaga twumvikanye kubigira ibanga. Iyakare. Ndakumva. Nubwo igihe cyageze ngatekereza ko ngi nawe ntawo tugihuriye ntibyambuzaga kumva ngukunze. Ikindi cyatumaga nkwigizayo ko ari ukwanga kuguteranya n'iwanyu sha. Nzi ko ari ababyeyi bake bashobora kwemerera umuhungu wabo gushaka umukobwa wabyariye iwabo. Erega ubu kuri uyu musozi tuba twitwa indaya. Wivuni kuvuga byinshi cyo nashaka kumva nacyumvise kandi gushimiye mbikuye ku mutima. Ngiye kwiga ntuje nzabyiga kandi mbitsindagure. Ikindi rero nubwo nzi ko bitoroshye ndashaka kugusaba gutekereza gusubira mu ishuri. Ngewe? Wowe Adeline rwose. Icyo ntagitekereza ni ishuri Iyakare kuko urabizi mfite umwana ngomba kwitaho hagira mama urwaye ngomba kuba hafi. Ninjye wiruka mu masoko ncuruza imboga n'imbuto kugira ngo tubashe kubaho. Byose ndabizi kandi sinkubwiye ngo genda uyu munsi. Icyo ngusabye rwose no kubitekerezaho. Bosi urakoze cyane rwose. Icyaka cyari kimeze nabi. Ngomba kugusengerera umusigariraho ntari kandi ukakakora neza rwose. Reka ahubwo nongere nsome. Naho rero bosi ngomba kugukorera rwose nk'uwikorera. Nicyo ngukundira akazabuse. Kuko nawe nta na rimwe wigeze umfata nk'umunyamahanga ipima rwose. Nuko mbona wowe nyine utakize basha usigaye winywera amazi nk'inka. Ari iminsi kwa muganga banyenjejeho sha. Ngo isukari iri hejuru bantegeka kuzireka. Ariko nimererwa neza nzongera ngerageze da. Sinahemukira byire. Reka. Abana se bosi. Abaki? Utunyogwe nyine. Ariko bumva ibintu uvugira ahantu nkanga mu kabari kazaruse. Use kuwankuraho. Se bahora ariko ntawanyumvise. Kandi urebye nta n'umuntu uri hafi yacu. Ariko bosi no kuri mu bana bose wariye. Uwambabaje n'umwe n'ubu ntajya mva mu mutwe rwose kuko nuko nyine wamuntanze nanjye namwikundiye kuko nabonaga asa n'uwitonda. Uheze imyaka nk'inga ishize ubwo twagiraga igitekerezo cyo kugira ishuri ryacu mobile tukazenguruka igihugu nyine twigisha abatuye icyara amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Nibyo koko twagiye tuhahurira n'abakobwa beza twemereye nyine tukagira uko twigenza. Ariko mubaze kazabuse usindishijwe n'icupa rya kabiri utaranarigeza mu cya kabiri. Sinasinze ariko hindura ikiganiro rero. Nasinze rwose nyine. Reka yewe mbanze nkwibutsa uwo mukobwa kuko ndibuka ko yaje kukureba nyine agasanga tugiye kwimuka agasohoka arira wamuhaye n'amafaranga akayanga. Namwibutse sha. Mwibutse ahubwo mwiza cyane w'imibiri yombi. Utyo uwo uteye neza tese sha. Nubwo nihaniye uriya twongeye guhura nahago.
wamwibutse namwibutse gutya nyine ahantu mu burengerazuba mu gasantere gahora gashyushye urahibuka ndahabona hafi y'ikibuga nyine kiri munsi y'amashuri wakwemera ko nagiye ngerageza kumuhamagara kenshi se simubone buriya rero hari icyo naguhishe kuri uriya munsi tuvayo bose ni iki wamishe ko ari ngewe munyamabanga wawe w'ukuri uriya mukobwa yari aje kumbwira ngo namuteye inda mama yake na mama wasize uyimudomye burya ariko kazarusenya we ntuzi abanyacyaro ubu ko babaye abatubuzi kurusha abanyamugira yarambeshya oya ipima oya rwose uriya mwana yari umukobwa w'umutima ubwo we warabyivugiye ko wasanze yera ntiyari kukubeshyira atyo yarambeshyaga yewe yashakaga kureba uko mbyifatamo kuko yari asanze nimuka yashakaga kunkuramo iritubutse muhaye ibihumbi 20 byonyine aba arabyanze arabigarama tekereza ko ubu ngubu wasize umwana hariya hantu akaba atakuze pima ariko ushaka uva ku bantu niba ari byo koko narayimuteye ko atankurikiranye ko atashakishije uko akurikirana se w'umwana we niba atarabeshyaga agira ngo arye amafaranga koko naba narayimuteye yabona amwihakanye ntayikuremo ubwo rero rwose bose ni ukwitonda wowe ushobora kuba ufite abana mu ntara zose z'igihugu ntabo koko sinjya nkorera aho kazaruse na kariya nuko nari nasanze ari agasugi ari igihe wakambuye ubusugi bwako hanyuma nyine ngakomeza kujya nkidundaho wakidagaduye ariko uzi gutumye nzajya kumushakisha bose ndakwiyamye kazaruse ndakwiyamye utazahururira ibibazo rwose tekereza iyo mbuto habibye ntunasubiza amaso inyuma no kuri kwa Mungu ariko abakire ni muri abantu koko akashagenda ntugakabye nawe ngewe kazarusenya umukozi wawe umunsi umukobwa yambwiye ko namuteye inda nzahita mubwira nti ngwino tubare tuzarira umwana wacu turi kumwe bebe urumva neza niko izo mbuto zihuruza zikagwa mu bihuru ikizajya kizihima ni ukuzitirwa ni ukuzitirwa rwose ntizizamuke neza bikarangira zigwengeye ntizere nyine wongera usomeho utaratereka Mukaruta ihangane rwose ndakwinginze ndanga guhatiza mu ntaruka akagoye ariko rero kuruka ubusa si kimwe no kuruka hari ikintu kiri mu nda we nerekera aho ngaho mbanze nduhuke na nimugoroba nuko wabigenje kuri potage nari naguteguriye birangira uyanze ngo yakonje iyi supu urayimwa kugeza uyimaze siko wagira ngo n'uwe wacu ubwira akagoye humura ndayimara rwose uramuvuze nibuka ko mu gitondo yagombaga kwisengera kuko agiye gukora ibizamini ariko yiyibagiwe kubera ko urwaye yagusengeye arasenga ngeze aho numva narira nta mpamvu yo kurira akagoye yamaze ku isi n'icyo asigaye Nyagasani azatabarura umuja w'amahoro wivuga utyo turacyagukeneye cyane Mukaruta nk'ubu uravuga utyo wumva ari nde muntu wundi ifite hafi yanjye kuko bakuru banjye babiri bibera mu cyaro bangeraho kangahe umubiri wanjye urananiwe kagoye we uzi ko noneho nta mezi angahe agishira ntarwaye niyo mpamvu iriya nzu ugomba kuyikodesha ukaza kuba hano kandi urabizi ko umugabo wanjye atabyanga yego ufite bizinesi inagenda ariko wifata nabi rwose nturye hano nahaba nk'uko ndwaye ariko nakize sinahaguma kubera iki se kuko erega byarananiye kagohire we byarananiye rwose ibiki byakunaniye se ushaka kuvuga ko kabaye icwende katoga cyangwa koga ntigashiremo umunuko ariko sinakubeshya kuko ntawe uhisha uwahishaho sinshobora kumara icyumweru ntanyoye ku nzoga ntaninjije umukiriya ngo ngire amahoro ntumbwire ko ukora ibinyuranyije n'amabwiriza wahawe na muganga Mukaruta ntumbwire rwose ko unywa inzoga warangiza ukindiza abagabo umuntu ungana nawe nyirakuru w'umwana unanirwa kubaha muganga none se nkubwire ngo narabiretse kandi byarananiye nyine none se ukumva uzabaho ute ntuzi neza ko ibyo ari ukwiyongerera ubwandu no kwangiza abasirikare b'umubiri wawe kuko Mukaruta ntumbaze ngo kubera iki kuko nanjye nta gisubizo mfite muganga unkurikirana ntahwema kungira inama ariko nawe naramunaniye rwose noneho rero wahisemo kwiyahura oya sinshaka kwiyahura we kera numvaga gupfa ntacyo bimbwiye ariko uwe wacu yaje ni umuti wo kutiheba
kuko iyo ntekereje ko hari umwana muto nkunda unyita inshuti ye magara nifuza kubaho. niba udashaka kumbabariza umwana ubuzima bwe bwose mbabarira wisubireho Mukaruta. urukundo agukunda umenya atanarudukunda turi ababyeyi be, kandi ni mu gihe waramureze wamubaye hafi ntwite musaza w'umukurikira ukanamurarana mu gihe cyo gucuka yari yarabaye wawe bwite. n'ubundi ni uwanjye Kagoye, ni uwanjye kandi ubyumve sinjya numva ko atari uwanjye na rimwe. girira we rero uhindura imyitwarire, tekereza kuza kugukura mu nzu waraharembeye nkasanga n'amacupa y'inzoga uzi neza ko utazemerewe. yewe nyine iyo haje abo bagabo nibo batuma nywa n'inzoga kuko tubanza kuzisangira. wabanje kunera agahinda noneho bigeze unteye umujinya Mukaruta. none se winjiza abagabo ukanywa inzoga uzi neza ko bibujijwe kubera ikibazo ufite ukumva ko uwo mubiri wawe utari ucika intege koko? icyo umuntu abiba nicyo asarura nyine, kurwara gutya gucika intege bagasanga abasirikare barasubiye inyuma, niyo myitwarire mibi. niyo mpamvu ushaka kugumana hano. epimake rwose naza ndabimusaba. oya ndaguteza umwana maze ndebe kuri bushobore kumuhakanira. kandi ubu uzi ko nasinziriye Adeli. nakomeje kubona utajimije itara nza kurizimya no kukwegekeraho urugi mama. nakubonye ko winjiye womboka ukanasubira inyuma buhoro ngo utankangura kandi ntasinziriye. none se byakugendekeye bite ko udasinziriye mama? uzi ko njye nicuye? umugongo wongeye kukurya cyane se? umugongo urarengana. nabaye nkigera mu buriri mu mutwe hatangira gutemberamo ibirori bya mugenzi wawe twiriwemo, iwabo bishimye baseka baririmba ko arangije icyiciro cya 2 cya kaminuza. harya nicyo mwita ibiki muko? masters mama. yarangije mu burezi. ndabizi ko abantu benshi bavugishijwe kuko yabatunguye akerekana umusore bakundana. narebye uko Nyirimbibi n'umugore we bari bishimye basimburana kwambara ingofero n'ikanzu by'umukobwa wabo ukomeje kubahesha ishema, maze noneho hagira ryabahagurukije umusore utagira uko asa. ati uyu ni umusore duteganya kubana. ababyeyi b'ibyishimo birabasaba. ariko mana bishimye nyine kuko umukobwa wabo abahesheje ishema. ayo mashusho yose rero yakomeje gutembera mu mutwe wanjye. nibuka ko we na Mugirasoni mwakuranye mukaba inshuti magara, mugatangirana amashuri mukundana kivandimwe. mbese ntakubeshye numvise ngize akantu mu mutima. mama wambyaye ndabizi narakubabaje, ndabizi nagukojeje isoni kandi ntibyakubujije kwihangana. ndabizi nitwaye nabi pe, ariko ndakwinginze wibabara. ngewe nintakumara umubabaro umwuzukuru wawe tuyizera azawukumara. urabizi ni umuhanga cyane, igihe cyose azana amanota ya mbere. umubabaro nagize nzarinda amanukana nawe kuzima Adeli. ndakwinginze wivuga utyo mama. ubejo bundi baraje badutumire tujye mu bukwe tumushagaye. tuzabutaha twishimye kuko Mugirasoni ni inshuti yanjye nta shyari mufitiye mama. si ukuvuga ko ndimufitiye, ariko nibaza icyo nge nacumuye mwana wa. nkubyara uri umwe nzi ko uzambera umwana mwiza. mama wivuga byinshi rwose. ndabizi narakurumbiye, nakoze ibyo utatekerezaga ko nakora. mu byose uko nabaye ikirara, uko nabikubwiye niko byagenze. narashutswe pe, sinari nzi ko ariko bizagenza. ndabizi ibyo byose urabivugishwa nuko iyo ntatana ngo ntwarinda ubu nanjye mba nararangije kwiga none ku isoko ry'umurimo, cyangwa narabonye akazi ahantu runaka wishimiye. ubu uteganya kunshingira rwose, uvuga uti mbonye umukwe nawe ugiye kumbera umwana. none siko byagenze. nazize ibishuko by'umugabo uvuga ko wahemujwe no kwifuza ibirenze ubushobozi bwa nyoko Adeli. umugabo akagushukisha iminyenga, amafanta n'amatelefone afotora. ibyo byose abima sinari nzi ko agamije kuzamemukira mama. namubonagamo umuntu mwiza rwose. yego rwose. n'uwo munsi ambwira ngo muherekeze ahaba sinatekereje ko ibyo biri bubi. ikibabaje kuruta ibindi ni uko wowe na bagenzi bawe mwamuhishiriye nkamenya uwabigukoreye atakiri na Adeli. mba naramwiyahuyeho ntapfa gapfa. mbabarira mama, mbara wikomeza kunyibutse pimake kuko namusibye mu bwonko bwanjye. icyo nzi cyo nuko mfite umwana wanjye kandi mukunda nawe akankunda. sinyoye ko ufite tuyizera Adeli. urabizi ko nanjye uriya mwana mukunda,
ariko ntibyambuza kubabazwa n'uburyo wamubyayemo. Sinabura kubabazwa n'uko abandi babyeyi bari mu byishimo by'uko abana babo bize bakiga na za kaminuza bakaba bitegura kubashyingira, wowe diporome yawe akaba ari inda watwaye urangije umwaka wa 5 wayisumbuye. Erega nanjye sinapfuye mubyeyi wambyaye, ndiho rwose, ari ukwiga nziga no gushyingirwa nzashyingirwa. Ego Dafroza wabuze se, ubwo urareba ukabona hari umusore uzakwemera Adeli? Ayo mashuri uvuga se yo nayo uzigira mu ijuru ma? Nyamara ntawe uvumira itararenga mama. Yego ye, nzayiga nkiri kuri iyi si, kandi umusore uzanyemera nawe arahari, wenda ntari hafi aha ariko arahari rwose, kandi kwiga nziga nk'uko mbikubwiye. Rwana no gushaka yitungisha nyoko n'umwana wawe. Ubi icyo uteganya ko umwana wawe azakenera kwiga? Urabizi isambu yacu ntikera, turayihinga tugasaruramo ibyo turya. Izo mboga n'imbuto ucuruza mu masoko zo zirimo igishoro cyangahe ko ari ugucira mu nda zacu umwana wanjye? Hari ubwo ngeraho nkumva mfite umutima mubi mama, nkumva najya gushaka uriya mutindi w'umugabo nkamuha umwana we. Ariko nakwibuka amagambo yambwiye namumenyesheje ko yanteye inda, ngasanga muhaye umwana wanjye nabamujugunye. Yamwica nyine. None se kunyitegereza gusa ntumbaze ikinzanye mugira so? Ntegereje kukimbwira kuko ntunguye no gusanga ari wowe nkumangira muri iri joro Adeli. Habaye iki ko twirira nkunyimuruka bugarutse hano nijoro? Nizere ko fiance wawe ataje kurara hano kuko kare nabonaga koreba nk'utari butahe. Nizere ko nubwo haburi iminsi mike ngo ubukwe bube, ariko ibyo kosa ntitwarikora Adeli. Okay, mugira so, ndakumva. Nubwo mbizi neza kuri gutegura ubukwe, nje kukuguza amafaranga. Ndabizi ko umaze iminsi utorohewe urwana no kwimuka ngo uture hafi yaho wabonye akazi. Ariko kuba ntinyutse kuza kukuguza nuko nta handi nayakura. Adeli nturabizi uri inshuti yanjye twakuranye sinakwima amafaranga nyafite. Gusa ubudashaka menshi kuko nkuko bivuze muri iyi minsi ntanze amafaranga menshi kugira ngo nimukire muri iyi nzu. Si menshi nshaka, ndashaka itike izangiza mu mujyi kanangarura. Kuko hari ubwo navuga ngo ngura izizanjyana gusa, nagera ibinjyanye ntibigenda neza ugasanga ndahasariye. Adeli, ko twirira mu kansezero ugataha ukabugarutse muri iri joro ngo nguriza amafaranga y'itike, aho ushaka kujya ni hehe? Urwo rugendo rugutunguye rugamije iki? Natekereje nsanga ibyo ndimo atari byo mugira so. Umugabo azino asiga nteye indagende, njyara umwana murere njyenyine, ubu sinzakomeza kurerera umuntu njyenyine ariho kubera iki? Erega sinzanakomeza kwibeshyira umwana kuko ambaza se nkabura icyo mvuga rwose. Adeline waretse kwiruka inyuma y'ibyagusize, ukanyemera tukanikiriye Akaremye ko yasize akubwiye ko icyo uzakenera cyose uzamumenyesha koko. Uko ubizi Akaremye aruka kutuvugisha ryari mugira so? Ubu ntiyaciye umwaka twaramubuze. Urumva nshobora gukomeza kwishinga amasezerano n'umuntu ntazi niba ariho cyangwa atakiriho? Birashoboka ko kumuhamagara cyangwa duhamagara bigoye, ariko tumwandikiye email. Babara cyane mugira so, babarira rwose. Wigarura uwo muhungu mu mutwe wanjye, nari maze kugenda mwikuramo. Umwana wanjye afite se, ngomba kumushaka nkamubwira ibibazo mfite, akamenya umwana we kuko ejo bundi najya mu yisumbuye azakenera ubufasha bwe, kandi niyanga kubahiriza inshingano ze nzamushyira umwana we. Ngo watinyuka gufata umwana wawe tuyizere ukamushora no kwa mukase ngo nimwakira Adeli? Ese nkubwiye imyaka yose wawe waravunikiye ikira? Ese kucitse intege ngo Akaremye umaze umwaka umwe atakuvugisha ntakiriho? Happy Mark umaze ingayo mutavugana niwe ugiye gushaka? Wigereranya umuntu wagiye ku bushake bwe n'uwo twagize gutya tukamura bitunguranye. Icyo nshaka nakibuye nta kindi nshuti yanjye. Happy Mark agomba kubariza inshingano ze kuko niwe se watuyizere. Ko shimye ko iyo tike ndibuye kubonere se, uzagenda ugere muri uwo mujyi ari ubwa mbere, menye umujagira ye. Nzashakira ahantu hose hari ibibuga bigishirizamo gutwara imodoka no mu magaraje. Happy Mark yambwiye ko mu turere tugeze umujyi ahafite amagaraje n'ibyo bibuga, kandi nawe urabizi ko ari wo mwuga we, hari nacyo cyari cyaramuzanye naho iwacu. Ikindi wibuka ko utazi amazina ye yombi. Izina rimwe rirahagije ye. Ntirihagije kuko abantu baritiranwa Adeli. None se babitwaye Happy Mark bose bigisha abantu gutwara imodoka no kuzikanika? Ubu uzagenda nugira mu mujyi utangira uvuge ngo mundangire umugabo witwa Happy Mark wo mukanishi unigisha gutwara imodoka, niba kubaza irindi zina rye uti sindizi koko? Mugira so, wisaza kuko ni hahandi urugendo naruteguye sinarureka. Sinshobora gukomeza kurera umwana njyenyine se ariho kandi ari n'umukire.
ikindi kandi uko akurura ni nako inshingano ziyongera. nyamara nzi ko umwana wawe nta kibazo afite, tujya tuganira ku buzima nkumva ibintu byo kugurana ntabyo afite pe. Akunda kuvuga ko natsinda nyina akabura ubushobozi asiga haruguru aha kuri gurupe ataha nkanjye. Uritesha umutwe kubera iki koko? Twese abize haruguru aha ngaha ntitwatsinze neza tukajya muri za kaminuza zitandukanye. Bamwe si abayobozi b'ibigo by'amashuri, abandi ntibakora ahantu hatandukanye kandi bagakora akazi kabo neza. Wari wumva aho nkora mu karere k'ushinzwe uburezi bavuga ko ntatunganya akazi kanjye kubera ko nizi n'aha ngaha. Urampondera Gasinoga kuko simbishaka mugira so, simbishaka rwose. Tuyizera aziga mu ishuri rikomeye kandi aziga yishyurirwa na se. Imyaka mvunitse jyenyine irahagije. Nimba ari ibyo byawe umutima wawe amahoro, itike ndayikubonera rwose, ugenda ujye gushaka epimake waguteye inda. Gusa sinzi impamvu ukomeza kumwizirikaho kandi hari undi muntu ugushaka mu buzima bwe nawe uzi. Niba ari Karemi ushaka kuvuga ageze aho ngaho mugira so, mbabara rwose ibibazo mfite ntibinyemerera kumutekereza. Nawe afite amakosa yo kuba yaragize atya akazimira atatubwiye impamvu. Ariko Adeline wigendera ku bikomere ufite ngo ucire umuntu urubanza utazi n'impamvu ze. Igihe duheruka kuvugana wibuke ko yatubwira ko agiye kwimuka aho yari ari kandi ari kuva mu mujyi ajya ahantu mu cyaro yagombaga gukorera stage. Wabwirwa n'iki kibazo afite kidatuma aboneka online? Wandetse mugira so, wandetse koko. Incyuro za mama ntizihagije. kandi Epimake niwe utuma uwiwacu agutinya, nk'ubwo umubwiriye iki nabi koko. Ariko abana bagomba kumenya ko amafaranga avuna akagoyi. Ntabwo ko avuze ngo amafaranga umuntu yamuhereza gutyo gusa. Ikindi bintu nk'ibyo wohereza mu mwana w'umukobwa ubyizeye. Ego, sinakubwiye ko ari ibirori by'abana barangije ku kigo yigagaho kandi byateguwe n'ishuri Epima. Uri mu mwana amafaranga se ngo uri mu bandi kuko yabuze. None ubonye ambwira ngo iki? Simuwaje ngo urashaka amafaranga angahe ngo 20,000. Namubaza ngo nayiki akanjindirana. Wese umubashije umureba gute? Wareba umwana kuri akabasha kugira ijambo avuga koko. Uwiwacu Karami, ngwino papa kubwireye. Ngaho akira amafaranga ushaka mukobwa mwiza. Maze ntuzajye kurangara, uranyumva? Nabonye abana bo mutangira imico mibi mukiri batoya. ariko nta mico mibi tuzajyamo kandi tuzaba turi kumwe n'abarimu bacu. Ngaho mushimire se uwiwa. Urakoze papa. Urakoze mwana wanjye ntacyo bitwaye, ngaho shyikira. Ntureba ko yishimye, naho ubundi rwose byari bimubabaje kuzabura mu munsi mukuru wateguwe n'ishuri rye. Ikindi kandi ntugahora ubwira umwana by'imico mibi nkaho hari umuziho. Erega kagoye urumenya utabona ko umukobwa wacu abyirutse ari umukobwa mwiza. Kandi hanze hari zabihezi bazikanuye amaso. Ngomba kumukangarira kugira ngo hato batazamutera inda. Ukumva kumukanga aricyo kizatuma atayitwara rero. Numvaga ashaka ko umwana wanjye yiga mu mashuri yisumbuye muri Amerika nk'abandi bana babakire. Ariko kubera umukobwa muberangiye batereye inda. Umva nahise mpazinuko. N'ubundi wiwacu aracyari muto Epima. Sinafata umwana w'imyaka 12 ngo mwohereze kubiyo hanze wenyine. Ngiye maze no kumwohereza kwiga mu kigo kirimo abasore numva ntabishaka. Nifuzaga ko bamuha ikigo cy'ababikira hamwe higa abakobwa gusa. Ariko izo mpungenge ufite n'iziki Epima? Umwana nitwe tumurera. Turamugandiriza tukamubwira ibyo agomba kwirinda, harimo ingeso zatuma ahura n'ibibazo. Icyo kigo si uzaba kiriho wenyine. Kuki ufite ubwoba? We ntuzi iby'abagabo bagenzi banjye bakora abana b'abakobwa kagoye. Ntabyo uzi. Kuko ntumbwire ko mu nshuti zawe harimo n'abamucutse umumbi. Byaba bibabaje n'ukuri. Oyada. Simvuze ko mu nshuti zanjye harimo abafite iyo ngeso. Ariko nyine umva ko abana b'abakobwa bakomeje guterwa inda kandi baziterwa n'abagabo. None rero wifitiye impungenge z'umukobwa wawe. Utazajya kwiga ahahurire n'abasore? None se nkubwire ko ntazo mfite kandi nzifite kagoye. Gusa ngomba gukora uko nshoboye umukobwa wanjye nkamurinda izo zabihehe zigize babihemo. Kazarusenya use kandi arashakira iki? Sana namuguye ko uyu munsi nakora. Alo Kazarusenya. Niko shasi nakubwiye ko iyi weekend nta telefone y'akazi nshaka. Yego. Ngo? Ngwiki? Ntibishoboka. Nicyo nza none hasi. Ngo habaye ikise kuyisugenda. Okay. Ariko to buruvugite. Uranshira amarenga uzi ko ururimi rw'amarenga nigeze ndwiga. Cyumve nyine yewe. Nakubwiraga ngo mu biro byawe nyine harimo rwagakoco. Kare ntabwo ntagize ngivemo yabyanze. Mbabarire rwose kubahamagara muri weekend boss wanjye
nyine wa mukobwa wa hahandi umwe mperutse kuvuga nyine ariko aragiye shaho ntiwamenya ko avuye mu cyaro ariko jya umenya ko ndi bose wawe ntukanyite shaho mumbabarire bose iyo ugira uti harimo imbeba igiye kugwa muri rwagakoca ahubwo ugenda uyirebe hera umukobwa utajya uhinduka uhora uri mwiza nk'uko nagusize mu myaka myinshi ishize muraho neza ariko shaho uri mutima udakumbura kuki utigeze umpamagara koko umuntu wari ufite nimero zanjye igira ariko igirayo kuko kwegerana nawe si cyo cyanzanye muri uyu mujyi ibyo ari byo byose wazanwe no kunshaka kugeza umbonye si byo kuko umukozi wanjye ampamagaye ambwira ko nintazi utari buve hano iyo utaza byo rwose sinari kuva hano nizere ko kazarusenya kikubona yakumbwire ko warushijeho kuba mwiza ariko rwose nizere ko yabivuze mbega ngo urakuruka avamo umukobwa mwiza Adeline we stop uteye neza urasa neza epima attention ntiwongere kunkoraho ni ukuri ko Imana uteye amabengeza mvanaho ubuhehese pima ibyo wasize unkoreye byanyeretse umugabo uwo ari we ariko si ubwo ntuzi ko imvura igwa neza arisubira sha ahubwo umpobera kandi umpobere neza utansondetse ungwe mu byano ngwe mu bindi binyabishire waragiye urakura uraterana uba mwiza wo kwifuzwa iyi ntebe ndanayihagurukamo noneho tuvugane mpagaze soni ukomeza nkorakoraho we ariko ahangaha uzi ko ari mu biro byanjye niba ari mu biro byawe se niko urasanga umuntu ugashaka kwamukubitira ko ndabizi neza ko ndi iwawe rwose biratangaje kubona ukimbura nta kindi watekereje uretse uburaya bwawe aho kumbaza amakuru y'umwana wawe umwana ugenda ateze umwana wasize ntwite njyewe se njye nigeze ngutera inda wabujijwe n'iki se epima sinari nzi kuri inyamaswa ku buryo unsigira amaraso yawe ntunatekereze kureba inyuma njyewe ariko nta mwana nzi nabyaranye nawe yewe muko urumva ko muzi ko abatekamutwe babaho koko ubwo wicaye iwanyu mu cyaro biragucanga uza kureba ipimake kuko wigeze kumumenya ngo umugerekeho umwana mu kanya uravuga ko utananzi yego kumenya ndakuzi ariko ibyo kubyarana nawe rwose ntabyo nzi wibigira urwenye pima ntabyo nzi pe umwana wawe maze imyaka myinshi murira genyine igihe kirageze rero ngo nawe ushyiraho akawe ubwo igisekeje ni iki ubwo igisekejemo aho ngaho ni iki ni uko maze imyaka myinshi ndera umwana wawe ngenyine ni uko nje kukubwira ko uzuza inshingano umufiteho nka se ni iki koko ni uko wabuze undi urindagirira ukaza kurindagirira kuri epimake mbese muri make ndi umusazi wabuze aho asarira akaza kugusaraho ntabwo bitaniye ugiye guhakana ko ntacyo twakoranye ko ari n'ubwa mbere umbonye nigeze kukubona simbihakana ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba hari n'icyabaye hagati yacu ko hari ukwikiza umwanda uti ko hari ukwikiza umwanda nk'iyo umuntu ashatse kwihagarika ashobora kujya mu musarani akabikemura ubwo se ushatse kuvuga ko umusarani ari indepima nawe nigereranya nkoze ni ukujugunya umwanda nk'uko iyo umuntu yakoresheje agakingirizo hakajyamo intanga umuntu agafata akajya kukajugunya mu musarani izo zaribeshye rwose zimenekaho zitagombaga kumeneka yego niba warabaye akagoryi rero ntuzimene hakavamo imwe ikibwira ko iguye mu butaka butoshye ikera nawe ugakora amakosa yo kuyifumbira birakureba umwana wanjye si umwanda pima unyumve neza uranyumva umwana wanjye si umwanda ikindi si ndi umusarani wawe ariko rero kuko uri mwiza ushatse wakwemerera ijoro nkagucumbikira muri hoteli nziza ukangirira neza n'ubundi iyo neza warayuhora winduka we epima winduka ujya kuruka mu musarani niwo barukamo ubu ntiwakongera ukamuhamagara mugira so none yivuyeho umukecuru ndazibandwa nziganisha he mugira so ni we none iyo nyamaswa muntu yaba yanyiciye umwana nyagasani nyir'ijuru nabigenza ntewe umukecuru rwose wikomeza kuntera ubwoba ubu se koko umwana wagiye mu mugeje akagenda afite gahunda yo kurara agarutse njye n'umwana we tukaba twaraye tudasinziriye tumutegereje bugacya umunsi ukaba wije ataraza uba ari he mugira so urambaza nkaho njye mpazi ni ukuri iyo twitaba twari kumenya ikibazo yahuye nacyo none rero nta nitaba awe uzi ko rusoka imfashe mu mugongo ayiwe ubu Adeline abuze burundu nabigenza ntewe umuhungu we tuyizere namubwira ngo iki tuza mukecuru tuza tujye tuza tuyizere atagera ngaha akakubona umeze gutyo yahita agira ubwoba kandi rwose Adeline nari namubujije niweho wamubujije wenyine se muko ko kuva yakwishyiramo kujya gushakisha uriya mugabo nabimubujije nkamubwira nti mwana wanjye si wowe wenyine urera umwana utagira se kuri uyu musozi akanga kunyumvira none ndebera ariko ngera ugerageze mugira so ongera umuhamagare reka nongere mpamagare twumve noneho ndumva iciyemo da ko atitabaze
ariko uyu mukobwa ntashaka kundwaza umutima koko. Adeline kutitaba. Wita umutwe mukecuru, wita umutwe rwose. Ubwo urabwira telefone boshye ubwira umuntu ukuri iruhande koko. Aho bigeze ngiye gushaka abayobozi mbamenyeshe ko nabuze umwana wanjye mugira so. Ubu uragenda ubabwira ngo iki? Birashobora ko iyi telefone duhamagara bayimwibye, uwayibye akaba ari urimo kudukinisha ashyiraho telefone yongera ayikuraho. None se uwayibwe nawe bamwibanye nayo ko atataha? Icyo nicyo kibazo, ariko reka dutuze ibyo ari byo byose nawe azi ko dufite ubwoba kuko atazigiye. Umwana we niyongera kumumbaza ndamubwira uruhe rurimi mugira soni we ko numva mfite ubwoba nkaho atari bizima. Maze rero ubwo bwoba bwawe bwatumye nanjye bunta, uzi ko nanasheshe urumeza. Mana yanjye we, nk'ubu waba unkoreye ibiki koko? Untwaye umwana wanjye waba ungerageje bitavugwa, wamfakaje ndi muto narihanganye. Mu gihe nari niteguye ishema ry'ababyeyi umukobwa wanjye yatwaye inda narihanganye. None rero uzi ko Adeline ari we muryango mfite kuri iyi si, ndakwinginze muzane mana yanjye. Mbega umubyeyi ngo ararushaho kuntera ubwoba. Mana urabizi ko namugaye ntacyo nkibasha gukora. Adeline ni umwana wanjye, akaba umugabo wanjye, akaba amaboko yanjye, akaba amaguru yanjye. Ndagusabye ntubinkorere, waba witandukanyije nanjye burundu nahita niyahura kandi sinaba nkikubonye. Mukecuru uri muzima? Kazarusenya rero ujye wibuka ko ndi shobuja mbishatse nakwirukana. Ibyo rwose ndabizirikana, ndanabizi cyane. Nuko rero ujye ugenza ururimi rwawe ntukambwira ibyo wishakiye byose. Ariko rero boss ujye wibuka ko bavuga ngo igi ryahannye inyoni. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Nyine kumva inama nkugira nubwo ndi umukozi wawe nkaba nciriritse, wenda narize amashuri make kuri wowe bishobora kukugirira akamaro. Nicyo navugaga. None se urabizi si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri, si ubwa gatatu, yewe si n'ubwa kane rwose nkugira inama. Njyewe narakubwiye ngo hari ubwo abakobwa babona ukize bagashaka kugutekaho umutwe bagamije kugukuraho amafaranga. Bose ndabyemera, hari abakobwa b'abanyamujyi bagiye bagutekera ndetse rwose ukabaha kaje zitubutse ngo bagiye kuzikuramo twapereza nyine tugasanga barakubeshya. None ntubizi? Ndibyo ndabizi, ariko niba hashize imyaka ingana kuriya yose yarakwihoreye, ubu sibwo yaza kukubeshya rwose. Mbabarira cyane Kazaruse, udatuma ngira impuhwe kandi ntazo ngendana rwose. Ubundi se urazigira ngo bimare iki? Uzi ko yasohotse hanarira n'ibihumbi 20 wari umuhaye ngo atajya atahe abikujugunye nyine nkumva gahinda karanyishe. Bivuge neza wari waramukunze Kazaruse, urumva ureke kubeshya rwose. Maze wagira ngo utera n'umwako uko nta gihe cyari gishize umuvuze rwose. Buriya byandiye ahantu, buriya se we wamunteje. Kazarusenya ndarengana rwose bose, nabamuriye he nawe. Buriya nubwo umugore wanjye yitonda aranafuhira. Kazarusenya niyo mpamvu ibintu nk'ibyo bijyanye nuko nigeze kumuca inyuma bitagomba kurenga izi nkutenye twicayemo. Muca inyuma se hari igihe utabikora pima. Ibyo se rero bikubajije nakuposi. Ariko rero kuko ngo uko ubikoze atari kubyara rwose wari ukwiye kudatererana umwana wabyaye. Kusekase. Ariko rero yewe Kazarusenya ntubona ko ndi umukene, ariko nkubwije ukuri ko umugore aje akambwira ati wantenda, nzi neza ko ari icyo nakoranye nawe kandi ngakoreraho. Singiye kukubeshya rwose, ngiye Kazarusenya sinatererana umwana wanjye. Amaraso y'umuntu ariko urayazi wowe bose. Ubwo n'ubutesi sha abana ndi uwemera abantu uzi ko n'abafite nka 40. Ariko epima nako bose ko ufite amafaranga ukaba utabura icyo ureresha umwana wabyaye, ubugize urya ukajya wohereza udufaranga 100 twonyine nibura ukatwohereza uriya mubyeyi buri kwezi, kuko byagutwara iki? Ariko icyo bita kwigerekaho umuntu urakizi Kazaruse, urakizi kaho umuntu se naba ndushenye mugani w'izina ryawe. Ariko rero wabivugana na nyina, urumva ukamwihanangiriza uti ngiye kugufasha, hanyuma umwana ntazagira icyo abura, ariko ntuzigere umubwira ko ndise, maze ukareba katazarimira. Akari cyerwa mutindi w'umwana naba nikururiye naba nshaka ko azaza kunteza rwasirira mu rugo rwanjye Kazaruse rwose. Yewe tumva nkugira inama ntubyumve. Nuhundi rero waramuzanye umunsi uryamana na nyina ukamutera inda ntivemo ikavuka mu muntu, urumva
uwo muntu rero arahari kandi nta maraso yawe atembera kuri iyi si. ibyo ntacyo bivuze kuko simuzi. ntazwi mu bana banjye. Pima nako ndagira ngo nkateshaguzwa nkaguhamagara mu izina kandi uri bosi rwose bosi ngiye kukubwira ijambo rimwe iri rimwe ryonyine. vuga ariko uvuga uvuye aha. wari uzi ko utazi umukungu yema umwana? nibyo se wavugaga? nibyo navugaga. ikindi ubwawe wikururira umwanzi. amagambo yose wabwiye nyina buriya yaragiye yabwira umwana we, urabyumva neza? umwana rero nakura azakura kwanga, niba ngombwa azanaguhiga bukware. uwo mwana ukuriye mu butindi bw'iyo mu cyaro baburiye amafaranga muhira ishuri azampigisha iki Kazaruse? azampigisha bose azabibasha ate? wowe ntuzi urukundo Imana ikunda abana nk'abariya batereranwa n'abababyaye. to Kazaruse nye singaho nibereye to uzabureba kandi bose ndabikubwiye. Imana dutize ubuzima gusa wowe uzabureba. ntuntege iminsi Kazaruse, ntuntege iminsi ko umwaka wawe ari umunsi. bose nta mwaka untera nta n'iminsi ngutega, niwe wayiteze rwose. iyo mbuto wabibye ukayitererana wibwira ko yaguye mu bihuru cyangwa ku manga nta kabuza izera, kandi igihe cy'isarura nikigera nzakubona wikoreye igitebo ujya kuyisarura utarayifumbiye yaragwengeye. ntuyivomerere izuba ryatse, ntunayisure ngo uyibagarire yugarijwe n'urumamfu cyangwa ibitoki. ariko nk'ubu naguhaye akazi gute n'ibyo bigambo byawe? ni inama nakugiraga. muri iki gice cya mbere cy'umukino intati ntisigana n'amahano wanditswe na Kubwimana Serafine, mwumvisemo Daforoza mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Kagoyire mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Mukarutamu mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Iyakaremye mwakiniwe n'Imana Ishimwe Samuel, Epimake mwakiniwe na Kayiranga Alfred, Adeline mwakiniwe na Mugeni Aime, Mugirasoni mwakiniwe n'Irasubiza Mucyo Ernestine, naho Kazaru mwamukiniwe na Twagirayezu Evariste. umutoza w'abakinnyi akaba niwe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. mugire ijoro ryiza. Ikinamico.